Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 41. Isi ihinduka umusaka. Kuko ibyaha byayo byarundanijwe bikagera mu ijuru, Imana yibutse gukiranirwa kwayo. Igikombe yanywesheje abandi mu kiyuzurize inshuro ebyiri. Nkuko yihimbazaga ikidamararira, aba ariko muyiha kubabazwa no kuboroga, kuko yibwiye mu mutima iti, ndi umugabekazi sindi umupfakazi, sinteze kugira uwo niraburira bibaho. Niyo mpamvu ibyorezo biyigenewe, urupfu, inzara, ubwirabure, bizayigwaho umunsi umwe biyikongore nk'umuriro ugurumana, kuko ihawe igihano gikomeye giturutse ku Uwiteka. Kandi abami bo ku isi basambanaga nayo bakarengwa, bazayiririra bayiborogere batangara bati, mbega Babuloni umujyi ukomeye ngo iracirwaho iteka ku munsi umwe gusa. Abatunzi bo ku isi batungishijwe n'ibinezeza byayo bazayitaza babonye inkongi y'umwotsi wayo kubera gutinya ububabare bwayo, bayiririre baboroga bagira bati, mbega Babuloni umujyi ukomeye ngo uragusha ishyano. Yambaye imyenda itukura kandi y'agaciro, yirimbishishije amabuye n'ibintu by'igiciro gihanitse bikozwe mu izahabu y'agaciro gusa, ubutunzi bwayo buhindutse umuyonga. Uko niko Babuloni izacirwaho iteka ku munsi ukomeye w'umwijima w'Imana. Yamaze gusendereza urugero rwo gukiranirwa kwayo, igihe cyayo kirasohoye, igiye gusarura kurimbuka. Ubwo ijwi ry'Imana rizatangaza gucungurwa k'ubwoko bwayo, hazaba ivugurura rikomeye kuri ba bandi batakaje byose mu ntambara y'ubuzima bwabo. Mu gihe imbabazi zari zikiriho, Satani yakomeje kubarindagiza, bakomeza gushishikazwa no kwitsindishiriza. Abakire biratanaga icyubahiro cy'ubutunzi bwabo, bagasuzugura abakene, kandi ubutunzi bwabo barabukuye ku kwica amategeko y'Imana. Nta na rimwe bagaburiye abashonji, nta na rimwe bambitse abambaye ubusa, nta na rimwe bakurikije ukuri ngo bagire imbabazi. Baharaniye kwishyira hejuru ngo bahabwe ikuzo n'abantu baremwe nkabo. None banyazwe ubutunzi bwabo bwose bwabaheshaga icyubahiro, basigaye batakigira kirengera, bararebana agahinda kenshi kurimbuka kw'ibigirwamana byabo bari barasimbuje umuremyi wabo. Bagurishije ubugingo bwabo kwironkera ubutunzi bw'isi n'ibinezeza byayo, ntibigeze gutekereza ibyo kuba abatunzi mu by'Imana. Ingaruka yabaye kubura ubugingo bwabo, ubutunzi bwabo burabora, ibinezeza by'isi bibahindukira umwaku, umunezero wabo uhinduka umubabaro, maze ibyo bungutse mu buzima bwabo byose biyoyoka mu mwanya muto. Abatunzi bitegereje kurimbuka kw'amazu yabo y'ibitabashwa, izahabu n'ifeza byabo bitumurwa n'umuyaga. Ariko imiborogo yabo ihoshwa n'ubwoba bw'uko nabo ubwabo bagiye kurimburanwa n'ibishushanyo byabo basengaga. Abanyabyaha bagira agahinda gakomeye, batabitewe n'uko bacumuye ku Mana no kuri bagenzi babo, ahubwo bababajwe n'uko Imana ariyo yanesheje. Bababazwa n'ingaruka z'ibyo bakoze, ariko ntibihana ububi bwabo. Ibyari kubabera byiza ni ukunesha n'ubwo babura ubutunzi bwabo. Abo ku isi bitegereza ya nteko y'abantu bari bahinduye ibishungero, basuzuguye, bashakaga gutsemba mu mwanya muto, barokotse ibyorezo, imiraba n'imitingito y'isi. Wa wundi ubera abica amategeko y'umuriro ukongora, abera ubwoko bwe ubwugamo n'ubuhungiro. Umukozi w'Imana ugurisha ukuri ikiguzi cyo gushimwa n'abantu, ubu noneho asobanukiwe n'inyifato y'ibibwirizwa bye. Amenya neza ko ijisho ry'ushobora byose riba riri kumwe nawe no ku ruhimbi, mu gihe ari mu nzira agenda, no mu gihe ari mu kivunge cy'abantu benshi mu bihe bitandukanye byo mu buzima bwe. Icyo umutima we utekereje cyose, umurongo wose w'amagambo yandika, ijambo ryose avuze, umurimo wose watuma abantu bashakira umutekano mu binyoma, byose binyanyagizwa ahantu hose nk'imbuto. None abo bantu benshi bamuzengurutse bagiye kurimbuka, kuko uwo ari wo musaruro w'imbuto yabibye. Uwiteka aravuga ati, uruguma rw'umukobwa w'ubwoko bwanjye barwomoye baruca hejuru, bavuga bati, ni amahoro ni amahoro, kandi ari nta mahoro ariho. Kuko ibinyoma byanyu ari byo byateje umutima w'umukiranutsi agahinda, mugakomeza amaboko y'inkozi y'ibibi kugira ngo idahindukira ikava mu nzira yayo mbi ikabaho. Abungeri barimbura kandi bagatatanya intama zo mu rwuri rwanjye, bazabona ishyano. Dore ngiye kubitura ibibi by'ibyo mwakoze. Nimuboroge mwabungeri mwe, mutake cyane mwigaragure mu ivu, yemwe batahiza b'umukumbi, kuko iminsi y'icyorezo niyo gutatana isohoye, kandi abungeri bazabura aho bahungira, n'abatahiza b'imikumbi babura aho bacikira. Abungeri na rubanda babonye ko nta sano y'ukuri bagifitanye n'Imana, basobanukirwa ko bagomeye uwahanze amategeko yera kandi yo gukiranuka. Bateshutse ku mabwiriza y'ijuru, ahubwo bahurwaho ubwoko ibihumbi n'ibihumbi bw'ibibi byose. Amacakubiri, inzangano, gukiranirwa, kugeza ku isi yose ihindutse ikotaniro ry'intambara z'amagambo no kononekara k'uburyo bwose. Uko niko abanze ukuri bagahitamo ibinyoma bameze muri iki gihe. Nta magambo ashobora gukoreshwa gusobanura umubabaro n'agahinda abagome banze Imana bazagira babonye ko babuze ubugingo buhoraho by'iteka ryose. Abantu iyi si yashimiraga impano zabo n'imvugo zabo nziza, ubwo noneho bahereye ko babimenya neza. Babonye ko ibyo bakoraga byari ubugome, nuko bikubita ku birenge by'abizera basuzuguraga bakabahindura urw'amenyo, bahamya urukundo rw'Imana yabakunze.
Abantu bamaze kumenya neza ko bayobye basubiranyemo, bamwe barega abandi ko babayoboye mu nzira yo kurimbuka, ariko cyane cyane bose babigereka ku bungeri babo. Abungeri gito bagiye babwiriza abantu ibyo kubanezeza gusa, batumye ababumva bahinyura amategeko y'Imana kandi barenganya n'abashaka kuyakomeza. Mu kwiheba kw'abo bigisha baturira imbere ya rubanda ko babayobeje, nuko abantu bose barataka n'ijwi rirenga bati, turarimbutse kandi nimwe tuzize. Maze bahindukirira ba bigisha b'ibinyoma, abo bajyaga bishimira amagambo yabo babahundagazaho amashyi menshi na amena zitagira umubare, noneho babahundagazaho imivumo. Ubwo rero ibiganza bakoreshaga babashimira ni nabyo bazakoresha babarimbura. Inkota zakoreshejwe kurimbura abizera Imana nizo zizakoreshwa kurimbura abanzi babo. Ikigaragara ahantu hose ni intambara n'imivu y'amaraso. Urusaku ruzagera ku mpera y'isi, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'amahanga, azaburanya umuntu wese, nabo abanyabyaha azabagabiza inkota. Mu myaka 600 hakomeje kuba intambara ikomeye. Umwana w'Imana n'intumwa ze zo mu ijuru ku rugamba barwana n'imbaraga z'umwijima, bihatira kuyobora, kumurikira no gukiza abana b'abantu. Abo bantu bose bamaze kwihitiramo. Abanyabyaha barakorera Satani, bafite umwete wo kurwanya Imana. Igihe kirageze kugira ngo Imana igaragaze ububasha bw'amategeko yayo yaribatiwe hasi. Ntabwo iyo ntambara ikiri hagati y'Imana na Satani gusa, ahubwo iri no hagati y'Imana n'abantu. Uwiteka afitanye urubanza n'amahanga, nabo abanyabyaha azabagabiza inkota. Ikimenyetso cyo gucungurwa cyamaze gushyirwa ku baniha bagatakishwa n'ibizira bikorerwa mu bantu b'Imana. Nuko marayika w'urupfu arakomeza, nk'uko tubibwirwa mu iyerekwa ry'umuhanuzi Ezekiyeli wabonye abantu bitwaje intwaro zicana, bahawe iri tegeko ngo, mutsembe umusaza n'umusore, inkumi n'abana bato n'abagore, ariko mumenye ntimugire icyo mutwara umuntu wese ufite ikimenyetso, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Umuhanuzi akomeza agira ati, nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu. Umurimo wo kurimbura utangiriye ku bantu bahoze ari abarinzi b'iby'umwuka mu bantu. Abarinzi gito baguye rugikubita, nta n'umwe uzagirirwa imbabazi. Abagabo n'abagore, abasore n'inkumi n'abana bato barimbukira rimwe, kuko Uwiteka asohotse mu buturo bwe, azanywe no guhanira abo mu isi gukiranirwa kwabo. Isi izagaragaza amaraso yayo, kandi ntabwo izongera gutwikira abapfuye bo muri yo. Iki ni cyo cyago Uwiteka azateza amahanga yose yarwanije Yerusalemu. Bazashira bahagaze, amaso yabo azashirira mu bihenehene, kandi indimi zabo zizaborera mu kanwa. Uwo munsi imidugararo ikomeye iturutse ku Uwiteka izaba muri bo, maze bazasubiranamo, umuntu wese azafata mugenzi we barwane. Muri iyo ntambara y'umwiryane no mu gusukwa k'umujinya w'Imana utavanze n'imbabazi namba uzasukwa ku baturage bo ku isi, abatambyi, abanyamategeko na rubanda, abatunzi n'abakene, abakomeye n'aboroheje. Uwo munsi abishwe n'Uwiteka bazaba hose, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera. Ntibazaririrwa cyangwa ngo bakoranywe, habe no guhambwa, bazaba nk'amasari ku gasozi. Ubwo Kristo azagaruka, abanyabyaha bazarandurwa ku isi hose, bazakongorwa n'umwuka uvuye mu kanwa ke, maze batsembwe n'umucyo w'ubwiza bwe. Nuko Kristo ajyana abantu be mu murwa w'Imana. Icyo gihe isi izasigara ari umwirare. Dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Isi izanyagwa ihinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we wabivuze. Kuko bagomeye amategeko, bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gituma umuvumo utsemba isi n'abayibamo, nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa, hagasigara bake. Nuko isi irigaranzura, ihinduka nk'ubutayu. Imijyi ikomeye n'imidugudu birimburwa n'umutingito w'isi, ibiti birariduka, inyanja zijugunya ibitare hejuru biramenagurika bikwira ku isi yose. Imyorera miremire niyo gusa izerekana aho urufatiro rw'imisozi rwahoze. Ubu noneho haje igikorwa kigaragaza umurimo uheruka wo ku munsi w'impongano. Igihe umurimo ukorerwa hera cyane uzaba urangiye, ibyaha byose by'Isirayeli byamaze gukurwa mu buturo bwera mu muhango w'amaraso y'igitambo cy'icyaha, ihene ya Azazeli ikerekwa Uwiteka ikiri nzima, umutambyi mukuru akayaturiraho ibyaha byose imbere y'iteraniro no gukiranirwa kose kw'abana b'Isirayeli, kandi ibicumuro byabo n'ibyaha byabo byose akabirunda ku mutwe w'iyo hene. Niko bizamera ubwo umurimo wo guhongerera ibyaha uzaba urangiye mu buturo bwera bwo mu ijuru, imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika bera n'imbere y'ingabo z'abacunguwe. Ibyaha byakozwe n'ubwoko bw'Imana bizarundwa kuri Satani. Azagaragazwa ko ari we se w'ibibi byose yakoresheje abantu. Kandi nk'uko ihene ya Azazeli yoherwaga mu butayu butagira abantu, niko Satani azoherwa mu isi yabaye umwirare itagira umuntu, mu butayu bw'umwijima. Uwahishuriwe yasobanuye iby'uko koherwa kwa Satani, avuga n'uko isi y'umwirare izaba imeze, avuga n'uko izamara imyaka 1000 imeze ityo. Nyuma yo gusobanura uko kugaruka k'umwami no kurimbuka kw'inkozi z'ibibi kuzaba kumeze, umuhanuzi yarakomeje ati, mbona marayika amanuka ava mu ijuru, afite urufunguzo rwo gufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze.
afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu, aragifungirana, agishyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora iyo myaka nishira gikwiriye kubohorwa kugira ngo kimare igihe gito. Ubusobanuro bw'ijambo ikuzimu bwerekana isi y'umwirare itwikiriwe n'umwijima w'icuraburindi. Ibyerekeranye n'uko isi izaba imeze icyo gihe, Bibiliya ivuga ko mbere na mbere itagiraga ishusho kandi ko yariho ubusa itwikiriwe n'umwijima. Umuhanuzi atwigisha neza ko isi izongera kumera ityo. Turebye imbere ku munsi ukomeye w'Imana, umuhanuzi Yeremiya aravuga ati, nitegereje isi mbona idafite ishusho kandi irimo ubusa, n'ijuru naryo nta mucyo rifite. Nitegereje imisozi miremire mbona itigita, ndetse n'iyindi yose nayo inyeganyega. Nitegereje mbona nta muntu uhari, inyoni zo mu kirere zose zahunze. Nongeye kwitegereza mbona ibibaya birumbuka byarahindutse ubutayu, kandi imidugudu yose yarahindutse amatongo. Icyo gihe isi izaba yahindutse ubuturo bwa Satani n'abamarayika be, aho bazatura bakahamara imyaka 1000. Azaba azitiriwe muri uwo mwijima kuko azaba aboshywa adashobora kugera mu yandi masi ngo abe yashuka n'abandi batigeze gukora icyaha. Ibyo bigaragaza neza ko azaba afungishijwe iminyururu. Nta muntu n'umwe uzaba akiriho ngo amwerekanireho ububasha bwe. Azaba yarambuwe rwose ubwenge bw'ubuhendanyi n'ibyorezo yamaze imyaka myinshi yishimira guteza mu bantu. Umuhanuzi Yesaya asubije amaso inyuma mu gihe Satani yacibwaga mu ijuru, aratangara ati, waguye ute Rusuferi mwana wa mu gitondo? Ni buryo ki wahanutse mu ijuru ukagwa hasi? Waribwiye mu mutima wawe uti, nzazamuka mu ijuru nzamura intebe yanjye isumba inyenyeri z'Imana, nzaba nk'uri hejuru cyane. None ukaba waramanutse ukagera ikuzimu mu nyenga y'umuriro. Abakuzi bazakubona bagutangarire bati, uyu ni wa wundi wahindishaga isi umushyitsi, wajegeje ingoma zose z'abami. Uyu se niwe wahinduye isi ubutayu akarimbura imidugudu yayo yose. Mu myaka 600 iyi gereza afungiwemo niyo yari yarafungiwemo ubwoko bw'Imana, kandi we yari agambiriye kubafungiramo ubuziraherezo. Ariko Kristo yaciye izo ngoyi afungura ubwoko bwe. Ndetse ubu n'umunyabyaha yarabatuwe nta mbaraga za Satani zikimufasha. Ubwe niwe wihitiramo kubana n'abamarayika ba Satani kugira ngo abafashe gusohoza umugambi w'umuvumo icyaha cyazanye mu isi. Abami b'amahanga yose uko bangana basinzirira mu cyubahiro, umwami wese mu nzu ye bwite, mu mva. Naho wowe bagutesheje imva yawe, utabwa nk'ishami ryanzwe urunuka. Ntuzahambanwa n'abandi bami kuko watsembye igihugu cyawe ukica abantu bawe. Mu myaka 1000 Satani azaba abuyera ku isi y'umwirare yitegereza ingaruka zo kugomera amategeko y'Imana kwe. Icyo gihe cy'imyaka 1000 azakimarana umubabaro ukomeye. Guhera igihe yagomeraga Imana, umuhati we akora ubutaruhuka watumaga atihugiraho ngo atekereze amaherezo y'ibizamubaho. Ariko noneho yari yambuye imbaraga ze zose, asigara ari umushomeri, ariko afite amaso yo kwitegereza umugabane w'ibyo yari yaramaze gukora ubwo yatangiraga kugomera leta y'ijuru bwa mbere. Yareba umubabaro umutegereje ku bw'ibyo bibi byose yakoze n'igihano cy'ibyaha bigwiriye ku isi yose ari we bikomotseho, agira ubwoba bwinshi maze ahinda umushyitsi. Ku ruhande rw'abana b'Imana, umuhanuzi avuga yuko bizabatera umunezero bakishima uwo munsi Uwiteka namara kukuruhura umubabaro n'umuruho n'agahato bagukoreshaga. Umwami w'i Babuloni Satani uzamukina ku mubyimba uti, erega umunyagahato ashizeho, umurwa w'izahabu nawushizeho. Uwiteka avunnye inkoni y'abanyabyaha, niyo nkoni y'abategeka bakubitishaga amahanga umujinya badahwema, bagategekesha amahanga uburakari, bakarenganya ntihagire ubabuza. Mu myaka 1000 hagati y'umuzuko wa mbere n'uwa kabiri, abanyabyaha bazacirwa imanza. Intumwa Pawulo avuga yuko uru rubanza ari igikorwa kizakurikira kugaruka kwa Yesu. Nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora, kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari byahishwe mu mwijima kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mutima. Umuhanuzi Daniyeli avuga yuko ari igihe umukuru nyir'ibihe byose azazira. Igihe kirasohora, abera bahabwa ubwami. Muri icyo gihe abakiranutsi bazaba ari abami n'abatambyi b'Imana. Mu byahishuwe Yohana aravuga ati, mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza. Bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nawe imyaka 1000. Nk'uko intumwa Pawulo abivuga, muri icyo gihe abera bazacira isi urubanza. Hamwe na Kristo abakiranutsi bazacira abakiranirwa imanza hakurikijwe amahame ya Bibiliya, urubanza rucibwe hakurikije ibyo umuntu wese yakoze akiri mu mubiri. Kandi nanone bazamasha igihano kibabaje umuntu wese hakurikijwe ibyo yakoze, maze byandikwa imbere y'amazina yabo aboneka mu gitabo cy'urupfu. Satani n'abamarayika be nabo, nk'uko intumwa Pawulo abivuga, nibwo bazacirwa urubanza na Kristo hamwe n'abera mu ijuru. Ntimuzi ndetse yuko tuzacira abamarayika urubanza?
Yuda nawe avuga ko abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Ku iherezo ry'imyaka 1000 hazabaho umuzuko wa kabiri. Abanyabyaha bazazuka bahagarara imbere y'Imana kugira ngo harangizwe urubanza rwaciriwe mu ijuru. Nyuma yo gusobanura iby'umuzuko w'abakiranutsi, uwahishuriwe yaravuze ati, abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Umuhanuzi Yesaya nawe yanditse ibizaba ku banyabyaha avuga ko bazateranirizwa hamwe nk'uko imbohe ziteranirizwa mu rwobo, bazakingiranirwa mu nzu y'imbohe, kandi iminsi myinshi nishira bazagendererwa